bakunzi ba Ubwenge TV, uno munsi turi mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba. Twasuye abagabo n'urubyiruko ruhakorera ibintu bijyanye no gukora intebe. Twagira ngo tubasure twumve ibijyanye no gukora intebe ukuntu babibona muri iki gihe muri gahunda ya guma mu rugo na Covid. Ibintu birakaze, twagira ngo tuganire n'umuje n'uri mudoda ibitambaro by'intebe ahanga, tubwire ukuntu kubera Covid n'akazi ukuntu bimeze. Ibikoresho byarabuze mana. Iyo ibikoresho bibuze se mukora gute gahunda zijyanye no gukora intebe? Mwarabyihoreye gukora intebe. Ani tubona urimo udoda. Ese ibikoresho bibona mu nzira ziciyemo bimeze gute? Byarabuze. Ibikoresho byarabuze. Ibi ngibi se bikugeraho binyuze mu zihe nzira? Ibyo nari mfite. Ibyo wari ufite nibimara gushira se bizagenda gute? Nzabyihorera. Nzabikura he? Uzabyihorera gukora intebe ibikoresho nibigushirana nyatabone ku rukingo cyangwa ngo i Kigali bafungure. None se wowe urifuza iki muri gahunda ya leta mu kugira ngo abantu babashe kuba bakora ibikoresho biboneke? Ese shana no ese ko ntababwira ngo nibafungure bitarakira ngo nyine nikira tuzakora. Sawa urakoze. Ni byiza ubwo ngubwo natwe nyine nk'abavugizi ba televiziyo ikorera kuri murandasi aya makuru aba ari meza kubera yuko ubwo urumva no kugira ngo leta nye nayo tugomeze twirinda Covid dukaraba twambara udupfukamunwa kugira ngo corona ibashe kuba yakira ibikoresho ibashe kuba byabona.